Inda ko nawe jaransanga hariye mu buzima bwa buri munsi cyo nkunda kubwira abantu tujye twicara tubeho tutagirana amashyari tutifurizanye ikibi kuko twese urugendo n'urumwe hari aho nzacu utazanyura se si aho hantu nimba hafite ubwo ntago tuzaba turi kumwe uzagenda nka Eliya cyangwa barabagenda uzageraho ukomerewe ukavuga ati Mana hari ibyo nakoze nyibukira kuri mfasha mve nanjye ahangaha kube Imana nta kizakwibukiraho wakoze iki se ntacyo ubunyashyaga kanya ushobora kuba ugiye kuburara ugatega bati Mana nakoze ibishoboka urebe ibintu mbikora ku bwanjye bikora kubera Imana barabakobwa rero icyo nabavugaho cyo bumve batuje nta mutima mubi mbafitiye tuzanahura tuganire nta kugira ngo ukize nje mutima wanjye urejejwe nta cyaha ufite hari imishinga ufite wenda uvuga ati ngewe nyuma y'uburwayi bwanjye hari ibintu neganya gukora ibi nibi nk'ibyo ngibyo ntango turabishira ahagaragara nubwo ko nta kintu uzampisha twaba twarabanye mu bibazo twarabanye hari ibintu njya nibuka nk'ibihe runaka umunsi ugeze kuza usanga amagaza ndi kunywa agafanta na wa mukobwa nabonaga urukundo ari ruriya ariko nyine urukundo rugira ibyaro sibyo ushobora gutekereza gukundana n'umuntu ashimira na wa mupfumu rero umwe wagukubisa hasi abantu barabimbwiye ngo yarakugaritse buriya rero uramupfumu yarakoze uramupfumu afite imbaraga ibintu byawe byarananiranye iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oh yes rakanongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Madrid no South TV muri kumwe na Nyashye Rwanda rwanya rwakazamura ibyishimo by'Rwanda bakasika mutono sasa nibwo asamatera gacyaya cyangwa sambi wende wicara kuri Madrid no South TV irebere byinshi byiza tuba twagutuba umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito no gusaba gukora subscribe niba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye zisimaze imisi ngusaba nkwinginga cyane yandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunyuze ndetse kitakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki reka ntangira nshimira abantu bajya bafata umwanya wabo bakambwira ngo Nyashya bikore gutya bigenze gutya ibintu biraza kugenda neza cyane aho uri wumve ko ngusabiye umugisha uturuka ku Mana isumba byose umunsi wa none rero murabona umuntu utari usanzwe kuri screen zacu cyangwa se tutari duheruka gukorana nawe nyuma y'ibintu byinshi yaciyemo byari bigoranye twari twaburiye ibisubizo ariko Imana ikaba umunsi wa none Imana yashimye ko twongera kubonana nawe byanga bikunda afite byinshi ari butubwire nyuma y'ibibazo byiwe namwe ubwanyu muzi afite byinshi ari butubwire reka muhereze ikaze bishoboka yabahobera ariko aho muri mwese mwumve ko ayabahobeye byarangiye kubera ko abafitiye urukumbuzi rwinshi bimeze bite bimeze sawa ndashima Imana nkuko wabivuze cyari ibibazo buri umuntu arijyanyura mu bibazo akanyura mu bibazo byinshi bikanamurenga rimwe na rimwe ugasanga yanataye n'umutwe kubera ibihe yanyuzemo bitamworoheye Nyashye urabizi niwe muntu wambaye hafi mu bibazo bigiye bitandukanye waransuraga agendaga ureba mu bitaro nsura mu rugo abantu benshi baranaye ariko kubw'Imana nsenga isumba byose buriya Imana niyo igena ibintu byose ndacyahumeka ndacyari muzima urebye urabona ko uko biri ntacyo mbaye ariko mu minsi ishize byaragahinda byaramarira byari umubabaro ku muryango ndashima Imana nshimira n'abantu bankurikira cyangwa se bambaye hafi hari abagiye bambwira pole baranyandikira hari abagiye bamagasukari nk'igikoma urabona mu buzima bundi biba byiza iyo wungutse inshuti
ukagira inshuti z'umumaro zikagufasha atari za nshuti zigutererana zikubona ugeze mu bibazo zikagusiga. Ibyo rero byaramfashije. Hari abantu baba muri Omani, hari abantu baba mu Rwanda, Canada, bagiye bamamagara bakambwira ati bibaho pole ariko bizashira, kandi koko namvura igwa ntihite, byarashize. Mu bihe bikomeye niho ubonera abavandimwe, mu bihe bikomeye niho ubonera inshuti, niho ubonera ba bantu batakuryarya mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ubu ngubu umeze ute nyuma y'uburwayi? Juma ni muntu ki yameze ati? Juma nyuma y'uburwayi meze neza, ndashima Imana. Ubu ndi gushaka icyo gukora kugira ngo nongere nsubire mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Harashize igihe tutavugana, nagaragara hano imbere kuri mikoro zanyu, byari ibibazo, ariko ubaho ngeze zangaha ndashima Imana. Buriya mu bibazo umuntu ashakamo n'ibisubizo kugira ngo abashe kubaho. Buri gihe iyo uhuye n'ibibazo ukumva ko birangirana ubwabyo bikurangije. Rero niyo mpamvu mbwira abantu bose ko ibibazo burya bizana n'ibisubizo. Niyo mpamvu waje kunsura ukaza uzanye kariya agafuka k'agaceri. Warakoze cyane, warahabaye. Imana igikongerera, igiguha umugisha. Hari benshi batagira umutima nk'uriya, hari benshi bakubona wararwaye, bakubona uri mu bibazo, ariko ntihagire icyo bagufasha. Ahubwo hari n'abavuga ngo ari hafi gupfa, hari n'abavuga ngo harabura igihe kingana iki. Undi yaza kunsura ngo wasanze ngo ameze ati. Nukuvuga ngo mu buzima hari ababa banekaniye kuko ubayeho, bamenye se harabura nyine bari kukugerera ubuzima iminsi bayigera, kandi ntabwo ari bo Mana. Rero ikiruta cyose senga Imana, wizere Imana, kuko ubuzima nari ngezemo ntange ibaze kumara igihe kingana kuri nsinziriye, nakanguka ntazi ngo ndihe bantwara aho bashaka. Rero ubu aka kanya ndi hano turi kuvugana. Ibyo rero ni iby'agaciro. Rero Juma, buri wese undeba, icyo nababwira cyo, mwarakoze abantu bansengeye, mwarakoze abantu bifuje ko nava muri buriya buribwe, barakoze cyane. Hanyuma sinanenga bashatse ko mpfa, kubera ko nabyo byari uburenganzira bwabo, kubera ko ntango kubaho wewe ntango bishimishije buri wese. Hari ukubayeho bigatuma n'abandi babaho, abo nibo batuma bumva kutabacika. Hari n'abandi baba bavuga ngo iyabaga yagendaga, ariko ukibaza, nimpfa nkagenda inyungu arazikurahe? Nimpfa nkagenda ko nawe ejo aransanga hariya. Mu buzima bwa buri munsi icyo nkunda kubwira abantu, tujye twicara tubeho tutagirana amashyari, tutifurizanya ikibi, kuko twese urugendo ni rumwe. Hari aho nzacu utazanyura se? Si aho hantu nimba hafite, ubwo ntabwo tuzaba turi kumwe. Yego, twese nimba turi kuri ino si, ikintu cya mbere tugabanya ishyari, ahubwo twubaka urukundo, tubane. Hanyuma nugira ikibazo umpamagare, ningira ikibazo nkuhamagare, ubwo nibwo buvandimwe. Kuba njye nakura nkavuga ati Nyashya urambangamiye, iyo nkubonye umujinya uraza, iyo nkubonye umutima urandya, wayi narakuremye. None se ibyo njya ubijyaho? None se simutunze nununze, nta kibazo na kimwe dufitanye, kuki nakureba nkakugirira ishyari? Ahubwo nakabaye nkurira nkakubonamo umuvandimwe, ahubwo ngatekereza ko hari ikibazo waba ufite, nkaba nagikemura nyifitiye ubushobozi. Uko niko kubana kuri ino si, tukazarinda tuyivaho twese turahabere tukajya mu ijuru. Niyo mpamvu nyine bajye bakubwira ngo kuri ino si abantu turiho bitandukanye. Nkurikije inshuti nari mfite, urabona nyikora biriya biganiro bya bari abakobwa dukundana, abantu barandikaga yo Juma, nyine ukabona bafite urukundo. Mu by'ukuri bumvaga banshigikira, nakundana. Ariko natangajwe n'akabazo nahuye nako, komenti, urumva komenti zaje, ubundi
unabonaga comment zirenga hafi 50 ariko no comment zabaga 7 5 kubera iki nageze mu bibazo bavuga bati ubwishigishara atarapfuye nubundi ati bazaduhamagaye tujye kumushyingura sibyo nuvuga ngo ubutegereje kumva ko bavuga ngo yapfuye nukuvuga ngo rero niba utanshigikiye mu byiza nagera mu bibi bwo nkakubura nabyo urumva ni ikibazo kigikira mu byiza ninagera mu bibi nabwo nshigikira kugira ngo nanjye mbashe kugira ute kumenya ko ndi kumwe n'abantu kuko nawe umenya aho bwirageze ejo nshobora kubona ari meze nabi ariko uyu munsi nkazamera neza ejo bundi nkazamera neza nicyo bita kubana ese nyashyi utazi wikureka agafuka k'umuceri muri la minsi nari kubahona byari kuba bigora basi ikibazo nari mfite byageze naho mushiki wanjye na mu nzu aragenda abantu leta iraziramfata injyana kwa muganga mu bitaro niba ugeze naho umuvandimwe aguta muvukana utekereza ko usigaho nande ibibazo ni byinshi ni ukuvuga ngo rero kuri nosi guhera ku muvandimwe ukarinda ugeza ku nshuti byitwa ngo ufite ikintu namajije kubona buryo umuntu agukunda umeze neza iyo byamajije ku bibazo biragira ariko nyashya ntibizagutera ikibazo ujye ukora ibyiza wigendera kuko ineza iri imbere buriya ntuzagaye kuba wagize neza ubugira neza ni impuhwe z'Imana kubera ko hari aho nawe uzageraho ukomerewe ukavuga ati Mana hari ibyo nakoze nyibukira kuri mfasha mve nanjye ahangaha kubera Imana nta kizakwibukiraho wakoze iki se ubu nyashyaga kanya ushobora kuba ugiye kuburara ugatega bati Mana nakoze ibishoboka mu byo nari nshoboye nahaye Juma agafuka k'umuceri Mana mfasha nanjye umunsi mbona ikiro cy'umuceri ndarira siko bimeze se Imana nayo isumba byose kandi niyo yaturemye ni nayo ireba ibibaho byose izavuga ati uyu muhungu yaritanze mu gihe yari afite nta muntu wigeze yicwa n'inzara ni gute ngiye kumuraza ubusa tujye dushima Imana nyashya cyane ijana kurindi ntazagira umuntu ukubwira ngo nageze kuri ibi ngo mfite ibi ngibi ibyo wageraho byose ni ubusa mu munota umwe wakubaka inzu nziza wakwatsa imodoka wajya yangira hiye ushobora kwatsa imodoka wagera ikaguta munsi y'umusozi si ibintu ni umunota umwe ibintu ushobora kuvunikira ibintu imyaka 50 bikagenda mu munota umwe urumva mu gihe rero utagize neza niho ugiye kubera rero ikibazo ni wowe ugiye guhangana n'Imana ko Imana yageza ikaguha ibyo iguha yaguhaye amafaranga yaguhaye umutungo ko yabiguhaye ubikeneye wabikoresheje iki ese amafaranga yaguhaye wayakoresheje mu buryo koko bukwiye ko ugomba kuyakoresha nk'umuntu wari ufite amafaranga biriya bintu bari abakobwa bankoreye niyo mpamvu nge buranizera Imana nyashya ndanasenga ndasenga mu gitondo nkasenga n'umugoroba nge buri gihe uko mbonye umwanya ndicara nkavuga ni Imana ukwiye icyubahiro kubera iki buriya kuba nyiriho mfite amaguru n'amaboko hari icyo Imana ineganyiriza imbere simvuze ko natambuka ku bantu bacitse amaboko cyangwa bacitse amaguru batumva cyangwa badafite amaso kubanjye aka kanya byose mbyujuje ni gute natakwicara ngo mvuge Mana warakoze ese nimba Imana ibaye ubushobozi bw'amafaranga ni gute natareba na bantu noneho bagizweho n'ibibazo runaka ngo mbe nagira icyo nabafasha amafaranga ni umushitsi nayaboneje akagenda hanyuma nzajya gusaba uwo nimye se ese nge nzagirirwa impuhwe ntande nigeze nibura nereka ko nanjye mufitiye impuhwe ubuzima bwa buri munsi tujye dutekereza kabiri nta muntu wigira nyashya gusa uri mu bantu nakunze nagukunze cyane ntango ujya utererana abantu kuva Nyabugogo muri gare ibibazo byambayeho mu rukundo ugeraho naho bandogesha none birabisazi bandoze nge nayo n'ibyari byo bari binyica ye nibazaga ngo uwe nyuma yo kubona barabakobwa gukorera birabo mu gihe cyose uzumva ko uri murahemuka ukicara kumva ko umeze neza tekereza mu minsi iri imbere ushobora guhemuka uyu munsi nibikubeho ariko
nyuma y'igihe ukabona ingaruka y'ibyo wakoze uriya mukobwa ari muri returu y'ibyo yakoze uri kumva uriya mukobwa yakoze ibintu yumva ko anyicishije mpfuye yumva ko ariko sinzi ukuntu kuba utakunda umuntu ndumva nakosa ririmo n'abantu baza kutwandikira muri comment batubwiye ntango gukunda umuntu ari agahato nyacyo ufite uburenganzira bwo kuba we wakunda umuntu ariko watagukunda wabigenza utese ugiye kumufata mu ijosi ngo nkunda se agahato karimo urukundo ntango rugira agahato ukunda ugukunda rero uriya mukobwa nge ntango nari kumugira nabi sinari kumufata nabi ahubwo we hari nge nkunda kuvuga ngo ari igihe umuntu akora ibintu bikaza no kumubyarira toroma ashobora kuba yarandogesheje akabona nari gupfa umuntu udapfa akajya ahora mbona bimeze biti birageraho bituma mu mutwe yiduruga nyine bibi bibazo byose byari byaturutse kuri muganga aravuze ati nanjye ngiye gukora akantu biriya byo byaranarangiye ntari impamvu yo kubitindaho cyane yego ahubwo se wowe ubwawe wabafashe ute ese waba warababariye muri wowe cyangwa hari ukundi kuntu nawe gitekereza kuba wabakorera kugira ngo bicuze ibyo bakoze byose nyashya nge nta burenganzira mufite bwo kubabarira umuntu Imana yo yonyine yarabababariye Imana yarangije kubababarira nge se ndababarira nge sindi Imana nta n'ubushobozi mfite bwo kuba nabwira umuntu ngo ndakubabariye ahubwo ubushobozi bufite nde Imana yamajije kubababarira bazumve ko nta kibazo bakomeze babeho kandi tuzahura tuzaganira sibyo tuzaganira gusa wenda umuntu wakugiriye nabi buri gihe iyo muhuye yagira ipfunwe akavuga ati none ndamuhinguka mu maso gute ntiduhura akamvugisha ndamwakirane buriya umuntu uzakubwira ngo ibintu nabikoze ku bwanjye uzamubwira ati oya wabikoze kubera Imana ni isumba byose kuba buri kimwe wagikora nuko ihari niyo mpamvu mvuga ni ngewe ntango nzakora ibintu kubera ngewe nanjye naje nisanga kuri ino si nta mpamvu yo kuvuga ngo rero ibintu mbikora ku bwanjye mbikora kubera Imana bari abakobwa rero icyo nabavugaho cyo bumve batuje nta mutima mubi mbafitiye tuzanahura tuganire nta kubwira ngo ukize nge mutima wanjye urejejwe nta cyaha ufite nta n'ikibazo ufite tuzahura wenda nushaka uzana bahamagare bagaruke nta mutima mubi aho Imana yanyweye ni harehare aho ngeze hasi wongeye kugira ubwoba nose Juma urateganya gukora iki nyuma y'uburwayi bwawe ese hari imishinga ufite wenda uvuga ati ngewe nyuma y'uburwayi bwanjye hari ibintu nteganya gukora ibi n'ibi nk'ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo urumva iyo umuntu amajije kurwara akanyura ibibazo nka biriya agakira koroherwa atangira noneho kureba se noneho imbere ejo bimeze biti ni ukuvuga ngo imbere yanjye ejo cyangwa ejo bundi hari ibyiza Imana yaneganyirije sibyo buriya nyashya wenda si ukuvuga ngo hari ibindi bibazo runaka umuntu afite nge iyo nekereje ku giti cyanjye mba mbona nzakira urumva mba mbona nzakira ariko ndi guteganya ko nashaka umukunzi ariko bijye kumfata igihe nyuma yaho ibibazo bikugendeye kuri mu rukundo aka kanya urumva ukeneye undi muntu ahubwo ubu nibwo mukeneye ni ubu bisubiremo ubu nibwo nkeneye umukunzi urabona nibeshye ibyo ndi kuvuga ubu nibwo nkeneye umukunzi ati kubera iki urumva kubera ko iyo wahuye n'ibibazo nka biriya uba ukeneye umuntu ugukansoringa uba ukeneye umuntu kuba hafi uguhanaguramo buri kibazo cyose wahuye nacyo umutwe ukongera ukamera neza uri kunyumva ubu nibwo nkeneye umuntu mba hafi bariya babikoze bari bafite impamvu nanjye impamvu nkeneye umukunzi mfite impamvu sibyo ntango rero bariya batuma nashaka umukunzi nashaka uwo nkundana nawe kubera iki none se bariya niyo mpamvu rwose bariya nibo Mana ni ukuvuga ngo ibyo bakoze byapfuye ubusa ni gute ngeye ibyo ndi gutekereza byakwanga kubera bariya
umukunzi ndamukeneye yego n'utwizere ko mu minsi iri imbere ushobora kudutunga of course wenda Imana wenda nabyo ari byo iri kundeberera utangiye gutekerezaho se gutekerezaho ntabwo byabura kuko mu buzima bwa buri munsi turatekereza umuntu nanakubwira ngo njye sintekereza uzamubwira ati ushobora kuba ufite ikibazo ndamutekereza ariko ntabwo turabishira ahagaragara ko nta kintu uzampisha twaba twarabanye mu bibazo twarabanye hari ibintu njya nibuka nk'ibihe runaka umunsi ugeze kuza usanga amagaza ndi kunywa agafanta na wa mukobwa nabonaga urukundo ari ruriya ariko nyine urukundo rugira ibyaro sibyo ushobora gutekereza gukundana n'umuntu ukanakwereka ko akuri hafi ariko uko iminsi ishira bigenda bihinduka fanta namuhaga hari wabonaga ari ibintu iyo nsubiye inyuma nkajya muri video ngumva ukuntu ngo warubonye urukundo ngo wogeza nyine wogeza nkamuterura nkagirane biriya byama isomo ryo kugenda mu bintu gacya kandi umuntu muri kumwe ukabanza ukamwitondera ukabanza mukagira ibyo mubanza mukaganiraho mbere yuko mufata icyemezo hariya nariwe n'umutima sinzi nimba yarigeze gukundanaho hari igihe ukunda umuntu akagera indani handi no kurara utamuhamagaye bikubera ikibazo urumva urwo rwego ibintu byambayeho iyo naryamaga ngatekereza ya foto yari iri hano natekereza n'ukuntu ngo ababonye ngo mbega aha uri kumva bira nibyo byari ikibazo rero Juma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu gihe nishimiye kuba basi wongeye kugaruka hanga tukaganira nawe n'abantu bari bagukumbuye ariko uko byagenda kose ari abantu bakubaye hafi mu burwayi bwawe n'abagutereranye birumvikana ndagira ngo ushimire abantu bose bagize uruhare mu kugira ngo ukire sibyo noneho numara kubashimira tusoza ikiganiro ubutanga bizi neza ko nabwo tuzaganira nyashya mbere na mbere ndashimira wowe ndetse n'iki kinyamakuru cya Manzi na Innocent umunsi ku munsi mwambaye hafi n'iby'agaciro ningira icyo ngira nzabashimira ubu ntacyo ndabona uyu munsi ariko kubera Imana imbere ndabona ari heza ndabona hari ikizabo ikindi nkashimira abantu baba muri Omani baranganirije pe hari umudamu nango mwibuka izina ariko yaramamagaye yambwiye ati Juma ihangane pore arambwiye ati rero fata n'agasukari unywe rwose arakama mu mama mwiza witonda agira ukuri kwinshi ariko buri muntu ugira ukuri kwinshi biba byiza buri umuntu ukuryarya akukubwiza ukora gukumva araca ku ruhande uwo nanga ari mwiza nkashimira abantu bo mu Rwanda nabo bambaye inshuti zanjye kandi tuzakomeza tunabane hari n'abantu baje kunsura bo muri famille baraza nkashimira n'ubuyobozi bw'umudugudu ndetse n'umurenge bwamfashije kunjyana kwa muganga nkabasha koroherwa bigatuma mbasha kubaho nkashimira na wa mupfumu rero umwe wagukubisa hasi abantu barabimbwiye ngo yarakugaritse buriya rero uramupfumu yarakoze uramupfumu afite imbaraga ibintu byawe byarananiranye sinzi ibintu niba ari ibintu yansize niba ari ibintu nanyweye niba byaragenze gute nta gihe cyashize njye navuye hano nazanzahutse nari mpfuye ariko uramupfumu afite yaramfashije pe njye ikintu namukunda yavugisha ukuri iyo ibintu yakubwiye ubyubahirije nawe buriya bashiki banjye nibo bahagorewe yagiye abategeka ibintu bakambwira ati noneho ati yadutegetse ibi turangije turabishakashaka turabibona turabimushikiriza twakujyanye tusigaje kuba nta n'ikintu natugate duha igiceri cy'icumi ntacyo twari kubona ati ariko twarakujyanye yagukozeho rimwe uhita uba muzima uramupfumu nawe rero ndamushimiye kandi nzanasubira kumushimira njye nzasubira kumushimira mubwire ko ibyo yankoreye ni byiza ubu ndahumeka buriya muntu nakora ibyo ujya umushima
rero nyashya abo bantu ibyo bintu nibyo byamfashije kuba ndiho ubu ngubu bimfasha no kuba nyihumeka nkashimira na cameraman wacu duhora inyuma buriya cameraman nawe ni umuntu w'umugabo adahari ngo adukamere ntango twibinango byagaragarira buri umuntu wese cameraman wacu Hasani Imana ijye imwongera nawe nibyo ngibyo bajye bamuhamagara ahubwo ubutani dukoranye ikiganiro nzatanga nimero ze ubundi bu nimero ze nazo mfite reka ndebe aranafotora reka nze ngewe urumva ibiraka by'ubukwe rwose arabikora buriya abantu bashobora kuba umuntu niyo mpamvu nakubwiye ngo umuntu najya akora ibyiza umuntu najya akora ibyiza tujye convention ajyayo Hasani ni umuntu w'umugabo aha ngeze Imana ndazibonye Hasani ni umuntu w'umugabo ko azajya gufotora amakuru ndashaka ko abantu bamumenya kubera ko ni umuntu witanga haba mu mvura twarajyanye mu mikingo turajyana mu burwayi turajyana kwa muganga kuvuga ngo uyu nguyu iramutse umufite byose ubifite kandi akora neza uramwana umwana akora neza ubukwe nzakoresha si uzabuhari niwe fotoye abantu bajya bakunda kuyabona ubukwe azaba ari reka mbabwe zino nimero dusoze ikiganiro abantu naringiye nibandike 078 5 6 3 8 2 078 5 6 3 8 izo ni nimero za Hasani yagufotora neza yagukorera video izaba izindirimbo ya papa no kuri dote y'ubukwe hari ngaba ameze neza cyane rero reka ngushimire yego umwanya ufashe ukaza tukaganira nyuma y'uburwayi ndabizi neza ko n'ikindi gihe nzagukenera cyangwa uzankenera uzambwira tukaganira yego nshimire n'umuntu wese wadutije amatwi ndetse akadutiza n'ibitekerezo bye n'umutima we yaho Burayi Afurika ndetse na Australia n'abari mu bihugu by'ubuturanyi yego Imana igumugisha kandi gira icyo ukora Imana izakwibukiraho ugeze mu makuba shaka urwibutso mfite mwene data nyamara kubwira abantu ngo Imana ntago izibukira abantu imirimo mibi yego izibukira umuntu kuko yishe mugenzi we nizibukira umuntu kuko yaroze mugenzi we izibukira umuntu kuko yavuze mugenzi we Imana izakwibukira ku mirimo myiza gufasha imfubyi gufasha abakene gufasha abapfakazi abana bari ku muhanda nta byo kurya bafite hari icyo wakora Imana ikazakwibukira yego Juma kabisa nishimiye kubona merese kandi warakoze cyane nshimira n'abantu bose bari badukurikiye ku munsi wa none mbashimira cyane mwakoze kandi kuba nabaye muzima mugiye kugira ngo mugiye kugira mu mbone giye kujya garuka tuganire urukumbuzi rushire abantu bose rero bandike muri comment basi mbone ko babyishimiye ko nagarutse bizaba ari byiza cyane ariko by the way sinzi ahantu waruri muri no miss warabyushye ufite akayobe rwose gagasimonisha ko ntango ureko noburira Imana yakerereje iramutegera kandi ntago gutegera ritiko cyangwa hiyasi wasanga amavuta y'Imana hari ukuntu yabigenje nkanya Sare reka mbashimire mwese mwari twari turi kumwe ciao 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 ciao